Reka tugusuhuze kandi tuguhe ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere yuko umeze neza kuko nibyo twifuriza buri muntu wese. Niba rero uyu munsi utameze neza, ibintu bitagenze nk'uko wabitekerezaga cyangwa wabyifuzaga, mbere na mbere turakubwira tuti komera, ariko nanone tukwibutsa yuko umupira uri mu maboko yawe, igisubizo ni wowe ugifite kugira ngo ejo bigende neza, uruhare ni urwawe. So haguruka rero, ntucike intege, ntiwihebe, haguruka urwane kigabo, ugerageze kwishakamo igisubizo. Kuko burya ibyiza bihora imbere, uyu munsi biranga ariko ejo haba hari icyizere cy'uko bizagenda neza. Mbere y'uko dutangira ikiganiro cyacu rero, reka tubanze dushimire cyane tubikuye ku mutima buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Muri abantu b'agaciro gakomeye kuko ni mwebwe mudutera inkunga yo gukomeza gukora ibiganiro nk'ibi byubaka benshi. Gusa turacyabona abantu benshi bareba ibiganiro byacu ariko bakaba batarakora subscribe. Niba uri umwe muri abo, wenda ukaba utazi uko bikorwa, reka tukunyuriremo muri make uko bikorwa. Bikorwa bite? Nureba hasi iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandaho rimwe gusa, ubundi ukaba ubigezeho. Ikindi ntacyo bisaba, nta kiguzi bisaba, ni ubuntu. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro nk'iki dushyira hanze, uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Kugira ngo rero utazajya ucikanwa n'ibiganiro byacu, ntugende udakoze subscribe. Nk'uko wamaze kubibona rero, tugiye kuganira uyu munsi ku bantu bafite inzozi nyinshi ariko bakaba batabona aho gutangirira, nahera hehe. Ese birashoboka ko umuntu yaba afite inzozi nyinshi cyangwa se hari byinshi yifuza kugeraho ariko akaba atabona aho yatangirira? Yego rwose. Kandi niba nawe udukurikiye muri aka kanya ufite icyo kibazo, menya ko atari wowe wenyine. Wakora iki rero niba uri mu mimerere nk'iyo twatangiye tuvuga haruguru? Icya mbere, komeza kwemera ko inzozi zawe zishoboka. Burya intambwe ya mbere ni ukwemera ko inzozi zawe zifite agaciro. Nubwo wumva utazi aho watangirira, kuba ufite ibyifuzo wifuza kugeraho ni intangiriro nziza. Inzozi zawe, ibyo wifuza gukora, ni ikimenyetso cy'uko hari ikintu gikomeye muri wowe. Ntuzigere na rimwe wumva ko inzozi zawe zidafite umumaro. Uko waba umeze kose uyu munsi, ushobora gutangira buhoro buhoro. Hari imvugo bavuga ngo urugendo rw'ibirometero 1000 rutangirira hehe? Rutangirira ku ntambwe imwe, kandi ibyo ni ukuri rwose. Icya kabiri, tangirira ku bintu bito cyane. Burya impamvu zituma umuntu w'inzozi atagera ku byo ashaka ni uko abibona nk'ibikomeye cyane, akumva bizamusaba ibintu byinshi cyane maze agahita acika intege. So ibyiza rero, tangirira ku bintu bitoya cyangwa kuri bikeya ufite. Niba ushaka kwandika igitabo, ni urugero, tangira wandike urupapuro rumwe uyu munsi. Niba se ushaka kwiga ikintu gishya, fata iminota 10 buri munsi. Niba se ari siporo ushaka gukora, tangirira ku masegonda 30. Ushobora kwibaza uti amasegonda 30 gusa? Yego rwose, amasegonda 30 gusa ashobora gutuma ugera ku ntego yawe. Ibi bivuze iki? Iyo ukora duke ariko buri munsi, niyo ntambwe ya mbere iganisha ku bintu bikomeye. Icya gatatu wakora, menya ko umwete utaza mbere yo gutangira, ahubwo uza nyuma. Hari benshi batekereza ko bagomba kubanza kugira motivation cyangwa se twabyita ngo kera tugenekereje akanyabugabo mbere yo gukora. Ariko burya ukuri ni uko motivation ikurikira igikorwa, ntabwo igikorwa ari cyo kibanziriza motivation. Ukora rimwe ukumva birashoboka, wakora kabiri ukumva biroroshye, maze ubundi ugakomerezaho.
Icya kane, irinde kwicira urubanza. Hari igihe ushobora kumva ko kuba warasubiye inyuma cyangwa warataye igihe bisobanuye ko byarangiye. Oya rwose, ntabwo iryo ari iherezo. Gerageza gutera intambwe imwe ntoya uko ushoboye, ariko noneho ubigire akamenyero, ubikore buri munsi. N'iyo byakunanira, fata ako kanya nk'ishuri. Ntutekereze ko watsinzwe, oya, aho bikubere isomo rikomeye. Menya impamvu utagize icyo ugeraho, hanyuma wongere cyangwa se wongere utangire ugerageze ejo, urebe icyo bitanga. Dusoza rero, niba ufite inzozi nyinshi z'ibyo wifuza kugeraho ariko ukaba utabona aho watangirira, twabonye ko ugomba gutangirira ku tuntu duto duto, hanyuma ukomeze kwiyubaka buhoro buhoro, kuko inzozi zawe zirashoboka kandi ntibisaba ibintu bidasanzwe. Ahubwo icyo bisaba ni iki? Bisaba intambwe imwe nyuma y'iyindi. Mwakoze cyane rero kubana natwe, kandi turabifuriza ko buri munsi mwatera intambwe imwe ijya aho mwifuza kugera. Wakoze rwose wowe wabanye natwe kuva tugitangira iki kiganiro kugeza aho tugisoreje. Twizere yuko hari amasomo menshi wakuyemo. Niba ubona ahari ukaba wifuza kuyasangiza abandi, turagutera inkunga yo kubigenza gutyo. Ntiwihererane iki kiganiro, gisangize n'abandi. Niba utazi uko bikorwa, reka tukwibutse. Nureba hasi y'iyi videwo urabona amagambo yanditse share, uyakandaho rimwe gusa, noneho ukabona uburyo butandukanye bwo gusangiza iki kiganiro n'abo wifuza kugisangira nabo. Ikindi, natwe ubitwereke. Urabona andi magambo yanditse like, nayo uyakandeho, turabibona bikadutera inkunga. Hanyuma ikindi gitekerezo, niba ubona hari ikindi kintu twaganiraho ubutaha gishobora kubaka benshi, kikababera isomo, kigatuma hari ibyo bageraho, uhawe ikaze muri comment ukitugezeho, noneho ubutaha aricyo tuzaganiraho. Mwakoze cyane rero, turabifuriza ibyiza. Imana ikomeze ibane namwe, ihire imirimo y'amaboko yanyu, muhahe kandi muronke, naho ubutaha.